Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. None aha tugeze kuri episode ya 13. Mukomeza kwizera abagabo bose uzarira nkanjye. Iyi nkuru ni iya Korodina na Sezirayiga ndetse na Riyamu. Tugeze ku gice cya 13. Ntabwo umutima ujya uhindura aho wakunze. Inkomoko ntabwo ari umutima. Korodina yari amaze iminsi 3 asoma ibaruwa yagaragaje ukuri. Umugabo agaragaye si papa wa Riyamu, ahubwo yari umuganga wakoraga mu bitaro Korodina yavukiyemo. Niwe nyina wa Korodina yari yarashinze ibanga ry'uko yabyaye umwana atari uw'abantu bose bakekaga. Bivuze ko Korodina na Riyamu nta sano n'imwe y'amaraso bagiranye cyangwa bari bafitanye. Yabisomaga arira, ariko atari amarira y'agahinda, ni amarira y'umutima waruhutse, wari umaze imyaka ushakisha ushobora gukunda utikoma, utitinya, utazira amateka y'abandi. Yaramwenyuye aravuga ngo niba hari igisobanuro cy'urukundo kiruta imiryango, kiruta igitinyiro, nshaka kugukunda nk'umugabo, si nka bya bindi byahishe umutima. Yaje mu buryo butunguranye. Mu gitondo cy'umunsi wakurikiyeho, Korodina yagiye kwicara ku nkombe ya Kivu, atekereza, atari yamenyesha Riyamu ukuri. Ashaka kumubwira mu maso, ashaka kubona isura y'urukundo rwe mbere yo kuvuga ijambo. Turabinyuranye n'ubuzima bw'abivuze, ndetse turanyuranye n'ubuzima batuvuzeho. Atari abyiteze, yumva ijwi inyuma ye. Ndabona ukibwira byinshi umutima wawe, kubona ukibwira umutima wanjye ukibwira byinshi. Korodina yarahindukiye, ni Riyamu. Yamuhoberanye igituza, akomeza avuga ayo magambo ati, singikwiruka inyuma, ahubwo ndashaka kukugendana. Ntitukirwana ku mateka, turwana ku byiyumvo. Korodina aramubwira ati, mfite igisubizo, ariko gifite igitinyiro, gishobora gusenya cyangwa kubaka. Riyamu atuje amureba mu ijisho aravuga ati, ndashaka kumva igisubizo, nubwo cyandya. Niba ukiri njye, ndaguhagazeho cyangwa nguhagazeho. Usobanura ubw'ukuri. Korodina yamukoze mu ntoki, ahita avuga ati, turabinyuranye, ntituri abavandimwe, turi abahuye kubw'amaraso, nta sano dufitanye. Ubwo rero nta mpamvu n'imwe yo kutongera gukundana nk'umugabo n'umugore. Riyamu ahita amufata akaboko, aramusoma ku gahanga, aramubwira ati, nari naririnze kugukunda urukundo rwose, ariko ubu ndumva umubiri wanjye wose ushaka kuba ahantu hatagushiraho. Ndagukunda Korodina, ndi inzu, wowe ukaba umuriro utuma ntakona umutima. Toma mu ijoro ry'inyenyeri. Mu ijoro bari bicaye ku ntebe yo hanze y'aho bacumbitse. Umucyo w'inyenyeri waberaga Riyamu isura y'umunezero. Korodina yamuhindukiye aravuga ngo, uri ijwi ry'umutima wanjye. Iyo unsize nca bugufi, ajya kuvugira mu nzozi zanjye, nkongera nkumva uri igisubizo cy'amabaza yanjye, atari uko ufite ibisobanuro byose, ahubwo kuko ushobora kumfata agomba kwisobanura. Riyamu yaramurebye, subiza amagambo amubohora umutima. Ndagukunda nubwo waba warakomeretse, nubwo ntashobora kukuvura byose, ariko nshobora kukubera ibisebe bitemba umutuzo, aho umutima wawe ushobora kuruhukira ntacyo utinya. Urukundo rurenga amagambo. Bahagurutse bafatanya amaboko. Riyamu yaramurebye aravuga ati, se twiyemeze, tudashingiye ku mateka, tudashingiye ku gahinda, tudashingiye ku busembwa bwacu, ahubwo dushingiye ku ndoto dufite buri munsi. Korodina aramwenyura, ijwi rye ryuzuye amarangamutima. Ndagusabye rimwe gusa, ntuzantunge umutima nk'impano, wibwira ko ntashobora kwifatira igihe nkeneye kwibagirwa. Riyamu arasubiza, ntuzaba impano, uzaba igice cyanjye, si icy'igihe gito,
ahubwo izaba isaha iha agaciro buri segonda. Irangira riteye amatsiko rero. Mu rukerera Claudine yoherejwe email itunguranye. Yarayifunguye buhoro. Yari yanditswe na Jacqueline, inshuti ye ya kera. Bari baratandukanye nabi. Yari amagambo make gusa. Nabizi ko mwongeye kubonana, ariko ndagusabye Claudine, ntuzemere ko Riyama guha byose. Utazi ko hari ikintu simubwiye. Utegerezanya umutima ufunze uzabona ko hari ibitari byavugwa. Sinkubwiye ibyo, ntago mbikubwiye Claudine. Claudine yahise akama ipini, ijwi ry'umutima we riravuga ati, ese Jacqueline yashatse kumburira? Se Riyama afite ikindi kintu kibanga ari kumbisha? Ese urukundo rwacu rufite igice kijimye tutari twageramo? Afata telefone yandikira Riyama ubutumwa. Turaganira ejo, hari ikintu nshaka kukubaza. Subajije, ariko igikeneye ukuri kwawe kose uracyaza rero. Icyo cya 14, icyo cya 14, Jacqueline yambwiye ikintu cyahinduye ibyo natekerezaga kuri Riyama. Jacqueline agiye gusenya ibyo Claudine yari atangiye kubakira. Se Riyama afite irindi banga ryo kwangiriza urukundo rwari rurimo kubyutsa umutima wa Claudine. Subwo icyizere cyari kigiye kubakwa cyasenywa n'ijambo rimwe. Niba ushaka episode ya 5 ndayiguhereza cyane. So wamaze gukanda subscribe, ntabwo wari wayikora. Nzi neza ko ugiye kuyikora. Imana iguhe umugisha. Bakunda cyane cyane.